Alright, welcome back kuri Dark Family. Twongeye twagarutse n'agafilme keza cyane kitwa Mine. Icara ugubwe neza kuko uraza kuryoherwa. Filme yakitangira batwereka umusirikare witwa Mike asezera umukunzi we ku kibuga cy'indege kuko yari agiye ku rugamba mu kindi gihugu. Ubwo Mike yahise afata akajugujugu ajya aho bagomba kurwanira. Bahita batwereka umunsi ukurikiye Mike ari kumwe na mugenzi we Tommy bari ahantu basa nko ku butayu. Basa nkaho bategereje kurasa bakoresheje imbunda irasa kure. Ubwo mu gihe bari kurebera mu ndeba kure bahita babona abantu benshi bari kugenda n'amaguru ku ruhande rumwe. Barangije babona ku rundi ruhande ari kuza imodoka zirimo abantu bitwaje intwaro. Ubwo muri izo modoka hahise havamo ikiyebe cyitwa Said ari nawe Mike yagombaga kwica. Ubwo mu gihe agiye kurasa bahise bitegereza neza babona ko baje mu bukwe bw'umuhungu we. Ubwo mu gihe Mike agiye kurasa umuhungu we yahise amwitambika. Abura uko arasa icyo kihebe. Ubwo Mike bahise bamutegeka ko arasa umuhungu we hanyuma akaza kurasa icyo kihebe. Gusa Mike arabyanga kuko yumvaga ko umuhungu arengana. Ubwo Mike yabeshya abo bamuhaye iryo tegeko ko yarashe ariko ko yamuhushije. Ubwo akibivuga abasirikare barindaga icyo kihebe bahise bababona batangira kubarasa. Ubwo bahita bahungisha cya kihebe na ba Mike bahita basubira inyuma babandi baca kihebe bakomeza kubakurikirana ko babarasa. Ubwo mu gihe bari kwiruka bahise bica akamashini kitwa GPS ako kakaba gatuma bamenya aho baherereye kugira ngo baze kubatabara mu gihe bikenewe. Ubwo bahise bisha inyuma y'ikibuye kinini babandi barinda cya kihebe batangira kwegera aho Mike bari. Gusa Mike ahita arasa mu kindi cyerekezo kugira ngo babayobye ko ariho bari. Bamwe barinda cya kihebe bahise bahindura icyerekezo berekeza hamwe isasu ryavugiye. Ubwo bamaze gucika ibyo byihebe batangiye guhamagara ku biro bikuru ngo bohereze indege ize kubatahana. Gusa bababwira ko bidashoboka ko baza muri ubwo butayu ahubwo ko bagomba kugenda n'amaguru amasaha agera muri 5 kugira ngo bagire aho bagomba kubafatira. Ubwo batangiye kugenda muri ubwo butayu ari nako umuyaga mwinshi bakubita n'ubushyuhe budasanzwe bwo kugira ngo amasaha yihute. Tommy yatangiye kugenda mutera story gusa Mike ntagira icyo avuga. Bigaragara ko yari afite ikintu yatekerezaga cyatumaga batishimye gusa Tommy akomeza amusaba ko yakimubwira. Mike yaje kwirekura abwira Tommy ko amaze igihe kirekire ashaka gusaba umukunzi we ko babana ariko akaba afite ubwoba. Tommy yatangiye kumuseka gusa mugira inama ko urugo rimwe na rimwe uca mu bigoye gusa ko imyaka igenda ishira bigenda bishira. Ubwo mu gihe bari kugenda baganira umuyaga wese uzana ikibaho cyanditseho ko aho hantu bari kugendera hari ibisasu bya mine bigera muri miliyoni 33. Ubwo Mike yese atangira guhangayika gusa Tommy ahita amubwira ko ari ukubeshya kuko ngo ari ibyihebe biba bishaka ko hatagira abanzi bagera. Ubwo Tommy yese atangira gusubira inyuma agenda abyina ashaka kumwereka ko nta bisasu bya mine biri aho hantu. Ku kanya yese agikandagiraho gihita kimuturikana. Ubwo mu gihe agiye kumwegera Mike yese yumva nawe agikandagiye gusa ahita aguma hamwe. Tommy we yari atarapfa gusa amaguru ye yose yari yacitse. Komeza kuvuza induru kubera ububabare. Mike nawe hari akomeza kumusaba kwihangana gusa ububabare bwari bwinshi. Yahise yitera urushinge rugabanya ububabare agerageza gufata telefone yari iri hafi gusa biramunanira. Ubwo Mike yakomeje gushaka uburyo yava kuri icyo gisasu cya mine kugira ngo afashe Tommy gusa birananirana. Tommy yumvise ububabare atari bubashe kubwihanganira ahita akuramo imbunda abwira Mike ko agomba guranira kubaho uko byagenda kose ahita yirasa. Mike yahise avuza induru atangira kwibaza uko ari bwikure kuri icyo gisasu cya mine. Ubwo yageze arananirwa ahita amanura ivi arapfukama. Ubwo yahise atangira gutekereza uburyo ari bugere kuri radio bahamagaza yari iri hafi ya Tommy. Afata araseze inkweto azirikaho ipiki atera hamwe hari iyo radio arayikura ariko asanga amabuye yashizemo kandi andi mashya ari mu myenda ya Tommy. Ubwo yahise atekereza ubundi buryo yacaginga iyo radio akoresheje izuba. Ubwo ahita afata ibikoresho byose afite bikozwe mu cyuma abishira hasi. Yadijyamo akarero gake ahita ahamagara ku biro bikuru ababwira ibintu byose uko byagenze. Ahita nabasaba ko baza kumutabara. Bahita bamubwira ko indege iza kubatabara itabasha kuhagera kubera umuyaga uba uri muri ubwo butayu. Bahita bamubwira ko nibigenda neza ubutabazi bumugeraho nyuma y'amasaha 52. Mike yese atangira kweba. Bahita bamubwira ko ari uburyo yacukura umwobo iruhande rwe hanyuma akarusimbukamo. Gusa hari amahirwe ko amaguru ye yahita acika. Ubwo Mike yemeza ko agiye gutegereza amasaha 52 gusa ako kanya hahise haza umuyaga uteye ubwoba ahita ashira imbunda hasi. Uwo muyaga ntiwabasha kumusunika. Ubwo abawurokotse gutyo agiye kureba asanga wa muyaga wasunitse umurambo wa Tommy umugeza hafi yaho hari. Ubwo abonye ko afata amabuye ya radio yo gusa umuyaga wari wayitwaye kuri. Amasaha akomeza guhita amazi atangira no kumushira. Mike ibibazo bikomeza kumubana byinshi mu mutwe we agira afata imbunda ashaka kwirasa. Agiye kubona umuturage uri gutambuka hakurya ye ari kugenda azenguruka. Mike atangira kumuhamagara ngo azamufashe. Ahageze umuturage aramubwira ngo nave kuri icyo gisasu ntacyo ari bubi. Ahita afata akantu karimo amazi Mike yanywaga ahita yigendera. Mike inyota igera iramwica atangira no kunywa inkarize. Agiye kubunabona akana kari kuza kamusanga agize Imana asanga kamuzaniye cya gikapu cye cyuzuye amazi. Ahita anywa n'umururumba mwinshi ahita asaba ako kana ko kamufasha kakamuzanira ya radio ibiri hakurya. Gusa akana ni kumvaga ibyo ari kuvuga ubwo akana kahise kiruka karigendera. Ubwo haciye amasaha utangira kwira. Ubwo hatangiye no gukonja cyane Mike abashatse uburyo acana umuriro atangira no kumva amajwi y'ibisimba. Ahita akuramo telefone ye maze atangira kureba amafoto y'umukobwa bakundana kugira ngo yibagize ibibazo arimo. Ahita abona video yakoze ari kumubwira ko amutegereje. Mike amarangamutima aramwica atangira no kurira.
kuko yumvaga ko atazongera kumubona. Ubwo kubera umunaniro mwinshi agatotsi katangiye kumufata, agiye kubona ibisimba byamugose atangira kugenda arasa mu mpande hose kugira ngo abitere ubwoba. Ubwo bifashe Tommy biramutwara, n'ikindi gisimba gitangira kumwegera, ahita kimurika itoroshi ahita kirasa. Icyo gisimba cyita kigwa ku gisasu cya mine, ihita giturikana, ibindi bisimba bihita bigira ubwoba biragenda. Ubwo bukeye bahise batwereka wa muturage yagarutse, atangira kubwira Mike ko ari umunyamahirwe kuba kiriho kuko abantu benshi bagiye bapfira. Yongera kubwira Mike ko yakura akaguru kuri icyo gisasu kuko nta cyari bubi, gusa Mike arabyanga. Ahita amubaza niba azaho ibyo bisasu byose biri kuko ahora azaho ntibimuturikane. So umuturage amubwira ko atazaho ibyo bisasu biherereye, gusa biba byiza iyo ugendeye mu biziga kugira ngo bitaza kuguturikana. Mike yahise amusaba nanone ko yamuzanira ya radiyo yari yajyanywe n'umuyaga, ahita amwemerera yayimuzanira, ahita yongera arigendera. Mike arebye ku isaha abona ko hasigaye amasaha 28 ngo ubutabazi bumugereho. Mike atangira kumera nk'umusazi, atangira kubona Tommy yahagurutse aho yari aryamye, atangira kumusubizamo imbaraga, amubwira ko ari buhikura amahoro. Izuba rirongera rirarenga, Mike atangira kwibuka amakosa yose yagiye akora, atangira kwicuza impamvu yemeye gusiga umukunzi we akaza muri iyo misiyo. Bumaze kwira, bya bisimba byaragarutse bigarukana uburakari bwinshi. Mike yarasa ntibigende, ahubwo bigakomeza bimwegera. Ubwo Mike yarwanye nabyo byose, bukeye asanga yabyishe. Ubwo hashize amasaha 45, Mike yari atangiye kumera nk'umusazi, ahita yakira ubutumwa kuri radiyo bumubwira ko ubutabazi bushobora gutinda, mubwira ko agomba kwihangana andi masaha agera muri 17. Gusa Mike ababwira ko ariwe yatakiriho, maze wandi wamuvugishaga ahita amubwira ko hari umuntu ushaka kumuvugisha. Agiye kumva yumva n'ijwi ry'umukunzi we Jenny. Mike atangira kumusaba imbabazi ko yamusize, akomeza amusaba imbabazi kubw'amakosa yose yagiye amukorera. Arangije ubwenge bwe butangira kugenda, atangira kubona Jenny ari imbere ye yicaye mu ntebe, gusa yashaka kumwegera bikamunanira. Ubwo neza agatotsi karamutwaye, agiye kwikubita hasi, wa muturage ahita amuturika inyuma aramufata, atangira kumusiga imiti ku gisebe, ahita atangira kumubwira uburyo nawe yigeze gukandagiye ku gisasu cya mine kimutwara akaguru kamwe, nawe ariheba azi ko ubuzima bwe burangiye. Gusa umubabaro wo kubura akaguru wahise ugenda amaze kubona umugore n'abana be. Akomeza amubwira ko buri kintu cyose kitubaho ku isi tugomba gukomeza guhatana kugira ngo dusoze urugamba neza. Ubwo mugabo yahise yigendera nanone. Mike ahita atangira kubona ibyabaye kera ubwo papa we yahoraga akubita mama we, yongera abona mama we arembeye mu bitaro. Ahita yongera abona ibihe byiza yagiranye n'umukunzi we. Agiye kumva ahita yumva muri radiyo bamubwiye ko ubutabazi buri hafi kuhagera, bamusaba ko abereka neza aho aherereye. Ubwo yahise afata ikintu kirasa mu kirere kugira ngo ubutabazi bumenye aho ari. Gusa muri ako kanya bamwe barinda bya byihebe batangiye kumurasa, gusa barasa mu mpande ye hari igisasu kiraturika, gusa ahita ajugunya cya kintu kirasa mu kirere. Ubwo ahita afata imbunda ashaka kurasa, gusa biramunanira kubera imbaraga zari zimaze gushira. Gusa ahita yibuka umukunzi we bihita bimutera imbaraga, ahita arasa mu mpande y'ahantu hari ibisasu, biraturika bizana umwotsi uramukingiriza. Bamwe bamurasaga bananirwa kumurasa, ahita afata ya mbunda irasa kure, ahita arasa ibyo byihebe byose uko ari bibiri. Ubwo yahise yibuka amagambo wa muturage yajyaga amubwira ko yagira icyizere agakura ikirenge kuri icyo gisasu. Yongeye nawe afunga umwuka kureho ikirenge, asanga nta nubwo cyari igisasu yari akandagiye amasaha yose, ahubwo ari ikintu banyweramo amazi. Ubwo yahise aryama hasi n'ibyishimo byinshi, nubwo bari bamurashe. Ubwo yahise afata cya kintu barasa mu kirere ahita kirasa, ahita anata ubwenge. Bamwe bari baje kumutabara baraza bahita bamutwara, bahita batwereka ageze ku kibuga cy'indege, wa mukunzi we yaje kumwakira afite amarira mu maso. Ubwo Mike nta kuzuyaza ahita apfukama hasi amusaba ko yamubera umugore. Ari naho agafilme kacu karangiriye. Mwakoze kudukurikira kuri Ndak Family, nimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'udufilme twiza tuzajya tubagezaho. Yari Ndak, bye bye.